hari umuntu wigeze kumva mu matwi yawe urangije umwibazaho byinshi. Ushobora kuba waramwumvanye umwana, ushobora kuba waramwumvanye umuntu mukuru, ushobora kuba waramwumvanye umunyarwanda cyangwa ukabyumvana umunyamahanga. Uwo muntu yabaye icyogere, yageze buri hamwe hose kuri iyi si umunyarwanda wese yabasha kugera. Ese uwo muntu ni muntu ki? Ese uwo muntu yari atuye? Ese uwo muntu yari ateye ate? Yari ameze ate? Yari ateye ate? Ibyo ni byo ugiye gukurikira. Nk'uko bisanzwe kuri iyi cano yanyu, muhora mukurikirana amateka, ibintu byose byaba bibera ku isi, yaba ari mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ibwota amasimbi. Rero nimutega amatwi mwumve amateka twabategura uno munsi, kandi tudashidikanya baraza kwishima. Turabasaba gukanda subscribe, turabasaba gukora share, turabasaba kubwira inshuti zanyu ahantu mwavomera amateka, ahantu mwavomera ubukungu. Ubukungu bwa mbere ni amateka. Rero aya mateka ni ayanyu, yagire nk'ayanyu. Umuntu tugiye kubabwiraho ni umuntu witwa Nyagakecuru. Nyagakecuru yamenyekanye mu bisi bya Huye. Mu bisi bya Huye se cyari igihugu cye. Mu bisi bya Huye hano Nyagakecuru yari atuye cyari igihugu cyitwa Ubungwe. Ubungwe ni igihugu cyabayeho mbere y'u Rwanda, cyamenyekanye cyane mbere y'u Rwanda. Mwibuke yuko mu mateka ya mbere yatambutse tuvuga kuri Ryangangoma ijana, ahantu hambere yagiye gufatira experience, yagiye kureba uko ibihugu biyoborwa, yagiye mu Bungwe ku mwami Rwamba. Uwo mwami Rwamba niwe wagiye abyara abandi bikurikirana, agera ku witwa Samukende, umugabo wa Nyagakecuru mu bisi bya Huye. Ese Nyagakecuru we uruvugwa ko twumva atari umwami, ubundi yari muntu ki? Ese yari umupfumu? Ese hari ibindi yakoraga byatumye abigihangange akamenyekana kurenga n'umugabo we wari umwami w'Ubungwe ari we Samukende? Kurikira. Ubundi Nyagakecuru ntabwo Nyagakecuru ari izina rye. Izina ryiwe nyirizina yitwa Benginzage. Ubwoko akomokamo ni Abahinza. We urumva ko ari umuhinzakazi. Kugira ngo umenye Nyagakecuru neza, turabanza tugusobanura igihugu yari atuyemo cy'Ubungwe. Ubungwe ni igihugu kimeze gute? Nk'uko wumva Ubungwe ni Abenengwe. Abenengwe ni igihugu cy'Ubungwe cyabayeho mu mwaka usaga 300 mbere cyane n'u Rwanda rutaratekereza kubaho. Rero icyo gihugu cy'Ubungwe ni icy'Abenengwe, bakomoka ku muntu ngwe. Umuntu ngwe ni umukurambere w'abo bantu barabasangwa buto. Baje kurema igihugu, baje kwishyira hamwe barema uduhugu twinshi cyane, barangije baduhuriza hamwe twitwa Ubungwe. Ubungwe bwari bugizwe n'uduhugu duto duto nk'Ubusanza bw'Epfo, Ubusanza bwa Ruguru, Ubufundu, Abashumbanyakare ndetse n'Ubuyenzi n'utundi duce twinshi cyane tutabashije kurondora. Rero Ubungwe cyari igihugu gikomeye cyane, ku buryo ku bwa Nyagakecuru uri kuvugwa muri iyi nkuru bari batuye hejuru mu bisi bya Huye ku musozi muremure wa Huye. Ubu ngubu hari umunara. Bamwe mu bami baba barayoboye Ubungwe harimo Karama, Rwamba, Samukende na Rubuga. Rubuga akaba ari nawe muhererezi w'ubwami bw'Ubungwe. Niwe bucura ubwami bw'Ubungwe, niwe mwami wa nyuma wabayeho w'Ubungwe, kugera ubwo Mutara Semugeshi ashenya ingoma y'Ubungwe. Mu by'ukuri kuva ku ngoma ya Gihanga kugera kuri Semugeshi ndetse na Ruganzu wabashije kurwanya Ubungwe, si uko abandi bami batatekerezaga gukuraho Ubungwe, ariko Ubungwe uko mubyumva ni igihugu utari gupfa kwisukira, ku buryo abantu batera n'inkuru ngo hari inzoka nini yarindaga ubwo bwami. Nubwo bavuga ko yarindaga Nyagakecuru, ariko Nyagakecuru ntabwo yamurindaga wenyine. Ubwami bw'Ubungwe bwari buri hagati mu bitovu, ku buryo nta muntu wari kubasha kubwisukira. Buri ngabo yose yabashaga kugeramo ntabwo yabashaga kwinjira kubera ibyo bitovu. Ingabo za mbere zo mu bwami hejuru ntabwo babaga bambaye, babaga bikoye. Urumva ntibyari gukunda guca mu bitovu. Rero ibyo bitovu, inkomoko yo kurangira kwabyo, umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yaje guhura na Ryangombe rya Babinga rya Nyundo. Arangije baza gusezera, bagira ibyo basezerana. Arangije yemerera Ryangombe ko yaza gutura mu Rwanda, imigenzo ye yose akayihazana, akigisha Abanyarwanda. Ariko nawe
Ryangombe abasha kwibira Ruganzu Ndori ibanga ryatuma akora Nyagakecuru, amugira inama yo kuzamuragiza ihene zikazafata ibitovu byose zikabimaraho, inzoka murindaga yarangiza ikajya kwihisha ikaburaho yugama izuba ikajya ku karubanda iragenda. Koko niko byaje kugenda. Ruganzu Ndori yaje kohereza izo hene, zirangije zari ibitovu kuko zibimaraho, zirabirya zirabirangiza. Noneho kwa Nyagakecuru harangije aba ku gahinga. Noneho igihe cyaje kugera, Samukende umugabo we arangije aza gupfa, asigaho umuhungu we Mubuga. Nk'uko ubyumva, Nyagakecuru ubwo yahise aba umugabekazi. Arangije mu kuba umugabekazi niho yaje kumenyekanira, afatanya n'umuhungu we bayobora igihugu cy'Ubungwe, cyane yuko Mubuga yari akiri n'umwana mutoya, ni Nyagakecuru yabaga ayoboye. Noneho Nyagakecuru ubwami buza gukomera, ariko baje gukora ikosa rimwe, ari naryo ryaje kubakura, ryaje gushyiraho iherezo ku ngoma yabo. Baje gutera Mutara Semugeshi mu Busanza bwa ruguru, aho yari yaramaze kwigarura mu bwami bwaho, bamunyaga inka, bamunyaga imitungo ishoboka. Noneho nawe arangije agira umujinya aratera. Abantu bamwe namwe bajya bavuga ngo Ruganzu nabashije gukura Nyagakecuru, ariko ntabwo ari byo. Yari afite umushinga wo kumukuraho, ariko uwitwa Biti Bibisi yaje kumurasa umwambi mu jisho, arangije yatanze atararangiza umugambi yari afite wo gukura Nyagakecuru. Ariko umuhungu we Mutara Semugeshi yaje kubimukorera neza, kuko aragenda ahigura umuhigo wa se. Ikindi tutakwibagirwa kubabwira kuri Nyagakecuru, iyo yabaga yatewe asumbirijwe, yari afite ingabo ziri rozerive, yari afite ku ruhande zitwaga imparambe. Si imparambe ahubwo ni imparanye, zari ziyobowe n'uwitwaga Mba. Waba warigeze kumva inkuru yitwa ngo Ntanama? Naho ngo byaturutse. Kugira ngo bigende gutyo, Ruganzu Ndori yigeze kuhatera. Noneho izo ngabo zitwaga imparanye zirangije ziragenda zitambika Ruganzu. Noneho igisumizi, imwe mu ngabo Ruganzu wa kabiri Ndori yakundaga cyane yitwaga Ruci, yaje gufata Mba imurahira aho twinikaga. Mba yari umuntu ukomeye cyane, Mba yari umuntu wari igihangange, Mba yari umuntu abantu bose bafatiragaho icyitegererezo mu mirwanire. Ariko icyo gihe igisumizi cya Ruganzu ntabwo yagicitse, cyaje kumurangiza, kiza kumwica. Noneho uwari nyina wa Mba baje kumushyira inkuru mbi, baravuga ati urugamba twagiyeho ibisumizi bya Ruganzu byaturangije. Noneho nyina arangije aravuga ati none se nta namba wasigaye, na Mba yapfuye. Byari ibintu bitangaje cyane kandi binababaje ku ngoma y'Ubungwe. Ariko icyo gitero ntabwo aricyo cyaje gutuma Ubungwe bufatwa. Ubungwe bwari bukomeye cyane. Nk'uko nababwiye haruguru, Ubungwe bwaje gukora ikosa butera Mutara Semugeshi, baramunyaga, nawe aza kwitekerezaho, aza gukomeza umugambi. Yaraje yataka urugo rwa Nyagakecuru mu Bisi bya Huye, dore ko ibitovu ihene se Ruganzu wa kabiri Ndori yari yaramuhaye zari zaramazeho ibitovu. Baraje binjira nk'abinjira iwabo, barakoreye urugamba rukomeye cyane, bararwanya barinjira, bafata Nyagakecuru, barangije bamutsinda mu ngoro ye ndetse n'umuhungu we. Urugamba rwamaze igihe kinini, urugamba rwamaze igihe kirekire, ariko birangira basunduye ingoma y'Ubungwe burundu. Ariko buriya nubwo barwanaga, kera Gihanga yigeze gushyingirwa. Umwami Rwamba igihe yayoboraga, mu gihe Gihanga yaje kuhahakwa, Rwamba yaje kumushyingira umukobwa Nyirampirangwe. Urumva ko bari bafitanye igihango gikomeye cyane. Ariko ibyo ntabwo byakuraho yuko habaho kuba igihugu kimwe cyakwigarura ikindi, ibyo kurwana bamwe bafata abandi bafata, ibyo ngibyo byari bisanzwe mu bihe bisanzwe by'u Rwanda. Byo nta gihe bitabayeho kandi ntibyabaye no mu Rwanda cyane hose. Iyo niyo ngoma ya Nyagakecuru mu Bisi bya Huye, wabaye icyogere, wabaye igihangange. Byose murakoze kuba mwaduteze amatwi. Tubasabye gukora subscribe, gukora share, gukora comment, buri kimwe cyose, kandi n'amateka mwifuza yo gutaha
nabwo mukayatubwira tukashakisha, buri kimwe cyose tuba tukakibona, kukibagezaho biba ari inshingano zacu, kukibagezaho biba ari amahame yacu. Turabashimira.